Ubukwe ni iki? Ubukwe ni umunsi w'umunezero ubwo umusore n'umuhungu baba bamaze igihe gitoya cyangwa kinini bakundana, bagategura kubyereka imbaga nyamwinshi, harimo ababyeyi ku mpande zombi. Uko niko byagenze Shadarake yegukana icyamamare muri sinema nyarwanda Ntakirutimana Sifa. Ni ikirori cyaranzwe n'udushya twinshi tugiye dutandukanye. Byari umunezero, byari ibyishimo kuri benshi abahageze, ndetse n'abatahageze twiteguye kubasangiza tumwe mu dushya nk'utwo ngutwo. Byari itangiro ry'ubuzima bwabo, batangiye urugo, urugendo rwo kwitwa umugabo n'umugore. Nguko uko byagenze rero, ihera ijisho wirebere. Ubwo niko binjiraga aho bari bagiye kwiyakirira. Yari indirimbo bishimiye, abenshi babafashije, barabyina, baranezerwa, ndetse umuhungu yari yabyishimiye cyane, n'umukobwa yabyishimiye. Bawucetse kuko karahava. Iri bigaragaza ko ari itangiriro ry'urugendo rwabo rw'urukundo. Ndetse si icyo gusa, babasusurukije karahava. Abana bari biteguriye kubabyinira ibintu abenshi bamenyereye byo kubyinira umugeni. Nguko uko byari bimeze. Ijisho ntabwo barikuragaho, abari baraho bose akamwenyu kari kenshi ku maso. Wari umunezero, barebaga hirya no hino, ukabona buri wese arishimye. Ariko abenshi bazamura amajwi yabo, berekana ibyishimo bidasanzwe. Wari umunezero muremure. Twahababereye nkatwe Gubwa Neza TV, dore ko ari umwe muri sinema zigenda zigaruka hirya no hino zinyura umutima. Uyu mwana w'umukobwa yagiye akina. Sitwasiba kuvuga ko icyamamare Sifa ari umukobwa wari ukiri mutoya, ndetse wari ukiri mu myaka hafi 21. Akaba aribwo yari akirangiza amashuri ye yisumbuye ya segonderi. Icyamamare muri sinema nyarwanda. Uko niko byagenze, uko yakinaga amafilime menshi agiye atandukanye. Umusore Shadarake ntakajya amukuraho ijisho. None dore birabaye koko. Ibyo abenshi batiyumvishaga, ibyo abenshi batatekerezaga, nibyo byatunguye imbaga nyamwinshi. Kuko uyu ni umukobwa wari ukunzwe na benshi cyane, ndetse n'ibyamamare byinshi byari bimukunze. Ariko igihe cyari iki, isaha yari iyi, umugabo yari uyu, ndetse n'ibyishimo byinshi. Barakundana, n'urukundo rurenze, n'urukundo rwo kwishimira. Niko byakomeje, bakajya banyuzamo hagati bakabyina. Byari ibyishimo birenze. Ndakubwira wowe utarakora subscribe kuri Gubwa Neza TV, tugenda tubafite udushya twinshi, tugenda tubagirira ibiganiro bigiye bitandukanye byinshi, amafilime agiye atandukanye. Reka wumve uko Ntakirutimana yaririmbiye umugabo we ku musozi. Byatunguye benshi, abenshi bari bamuzi nk'umuntu ukina filime, ariko ntabwo bari biteze ko yaririmba. Nubwo bari bazi ko afite ijwi ryiza nk'iri ngiri. Yaririmbye umugabo aratwarwa, ndetse bajya bavuga ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Siko byagenze kuri uyu munsi ku mugabo wa Sifa, ahubwo we yerekanye amarangamutima ye, aramufasha, bararirimba, abantu barishima, abantu baranezera. Umukobwa ntabwo byaciriye aho ngaho, yamufashije koko, ariko byaje kugeraho umugabo atabasha kwihangana, maze ararira. Cyari umunezero. Yari indirimbo itabaye ngufi, ariko abantu batigeze barambira, kubera amagambo y'urukundo yari yuje muri iyo ndirimbo, ndetse n'akamwenyu umukobwa yaririmbiraga umusore amwereka. Yamuririmbiye ibineza neza biramusanga. Umugabo arekeraho kuririmba, ahubwo atega ijwi ryiza ry'umukobwa, aritega amatwi.
bijya bigenda iyo umuntu yuzuye urukundo, iyo umuntu yuzuye umunezero, hari igihe bimurenga akaburamo ifato, akabura uko abigenza. Ibyo nibyo byabaye kuri Shadaraki. Agera hano ubwo azunguza umutwe aravuga ati ubundi nari naratindiye iki? Ati niwe nari ntegereje, niwe rubavu rwanjye, niwe bwiza bwanjye, udashira irora n'irongora. Hakirutimana ntibyaciriye aho, yabuze ati ndakuririmbira, ndetse sinkuririmbira mu runyarwanda gusa, ndakuririmbira no mu ruzungu, kuko narize, narasobanukiwe n'izi ndimi. Shadaraki yongeye aramufasha. Wari umunsi w'umunezero, wari umunsi w'ibyishimo, wari umunsi utagira ukusa, wari umunsi wanejeje benshi. Si ibyo gusa, kuko byageze igihe kirekire umukobwa amaze kumuririmbira, amaze kunezerwa. Ngayo nguko umunsi wari umeze, umunsi w'ubukwe bwa Shadaraki n'icyamamare muri sinema nyarwanda Hakirutimana Sifa. Hari abahanzi batandukanye, hari abakinnyi ba sinema batandukanye. Abo bose baje kwihera ijisho ubukwe bwa Sifa. Abenshi bagiye babana nabo muri ubu bukwe kubutegura. Dore nguko uko byari bimeze. Ibitangazamakuru byinshi byari bihari, byari byiteguye kuvuga ubukwe bwa Sifa. Ibyamamare byinshi bijya bibigira ibanga. Ni nako nawe Sifa yabikoze. Umugabo byamurenze afata umugore we, aravuga ati ni wowe cyangwa turantunguye. Nibwo yafataga mu mutwe we, abishimye bariyaniye, byari ibyishimo byabo umunezero. Uko niko byagenze. Emusati ntago wancika, nubwo naba nakuririmbiye ntago wamburira na kameriza. Nibwo umugabo byamurenze, nawe asubiza muri aya magambo ati ntago nakorwa n'isoni, oya ndi umugabo uhamye, ahubwo si uko mbuze icyo mvuga. Ariko reka King James abifashemo mu ndirimbo ye yamuririmbiye ngo rimwe na rimwe ngo abura amagambo abivugamo, akumva yamuhobera agatuza ati ndagukunda, ndagukunda. Muri ubu bukwe byabiranze byari ndagukunda, 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 bigaragaza nk'ikimenyetso cy'uno munsi cy'ubukwe. Ijambo ndagukunda ni abantu benshi bakunda kuribwirwa ariko ntibisohore mu ngiro. Ariko uno munsi niko Sifa, Hakirutimana na Shadaraki babigaragaje babishyira mu ngiro. Abenshi bakomeje kubifuriza ngo bazagira urugo ruhire. Nguko uko twabajije Sifa aradusubiza mu magambo abiri. Urakoze cyane.